ngukunda rukura everyday nkumva naguhorana everyday ndakuririmbira akaririmbo kamwe ko ngukunda nka Adamu na Eva natashenze nujya ubibona ko nabaye ijaya kubera kugukunda wangize ikindi mu bajama ni wowe unzama kugira ngo utarira amarira agashoka ku matama yanjye kuko turi babiri ntituzigera tuba habi n'undi bari basanzwe bankunda bari basanzwe bankunda narakora umuziki ariko ubu ngubu nyine bankunde cyane bankunde singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yawe Gabriel mwanti kukubona noneho mu muziki abantu ni kaza bakurikira DTR TV Rwanda icyo tubifurije no kubana n'amahoro y'Imana kabisa imigisha myinshi kuri wowe kubatameze neza turizera yuko ejo muzaba mumeze neza nta kibazo ku munsi rero muri studio zacu muri DTR TV Rwanda tukaba twabazaniye umuhanzi uri kuzamuka afite ingoma iri kubakoma ariko reka dutegereze tugumye tumusupporting uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'umuhanzi bita Gabriel Gabi ikaze kuri DTR TV Rwanda. Thanks kabisa rangi ndabashimiye cyane. Tukaba turi kumwe n'umuhungu kuhera hasi kuzamuka arakeye hasi urabona ko yambaye agakweto ka black yambaye ipantaro ijya kubamo ikintu kuntu akaba yambaye aka valise ka rouge bordeaux urabona kakeye kuhera hasi kugera hejuru umuhungu wacu Gabriel rero umuziki tukaba tubona urimo neza cyane umuziki turimo turawukora dukora umuziki mwiza kandi iyi ndirimbo nasohoye ni indirimbo nziza cyane namwe ku bantu babashije kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye mwayibonye n'abandi batari bayibona muraza kureba kabisa ni indirimbo mwese y'ubashimishe yego tutarakomeza mu muziki Gabriel duhere hasi twiganirira tuziranye kera dukina na football mu buzima bw'ishuri njye n'ubwa mbere nkubonye mu muziki bira bintu ra kariyeri waje kuyisanga mu tuzi ko wari umuzamu wacu mwiza w'ikigo kipe y'ikigo byari bimeze bite umuziki wawutangiye gute sinakubonaga muri performance nka korari najyaga nkubonamo umuziki bimeze bite wawutangiye gute muri kariyeri yawe umuziki bundi bisa nkaho umuziki bundi umuntu ujya kuwukora nuko abasanzwe wiyumvamo aba yaratangiye kera nyine mu bwana bwe yiyumvamo ibintu by'imiziki yumva yabikora yiyumvamo impano yo kuririmba nanone ikindi kintu kimutera courage yaririmbiye abantu hari igihe uririmbira abantu kumva barimo barakublessinga cyane bakakubwira ngo urabizi uzi kuririmba buri kintu cyose wakigeraho uramutse ugikoze rero icyo kintu cyo cyampaye motivation rero umva nyine no gukina football urabizi ko twagakinanye twaragateye yego ku ishuri ahantu twigaga urabizi twarigaye nayo nyine numvaga nyine ngomba kubikora kugira ngo mbashe gusurvivinga byo ntago simpamya ko ari impano yanjye cyane gusa nabyo biri mu bintu niyumvamo rero ubu ngubu ahandi ubu ninjye wa nyawe iki nicyo niyumvamo umuziki umuziki nicyo kintu uri kwisangamo tujye kujya tukubonamo umuziki ni kariyeri ushaka gukomeza umuziki ni ibintu bigushimisha umuziki tukwitegemo iki Gabriel nk'umuhanzi uri kuzamuka just ubundi hari ukuntu iyo uri gukora ikintu nyine hari ibintu bibiri ngereranya gukora ibintu uri guhasoringa nyine uri kubyihingamo bitakurimo ibyo bintu ntabwo bikora bikunejeje hanini n'umusaruro uvamo ntabwo bari mwinshi cyane ariko iyo uri gukora ikintu wiyumva mumva ko ari tala yawe aho hantu haguha ibyishimo hakaba haguha amafaranga hakaguha buri kimwe cyose ugikura aho hantu muri tala yawe rero nanjye kuririmba nibyo bintu byanjye nyine nibyo nakuze niyumvamo nakoze kuva kera naririmbye no mu makorari menshi aho iyo niyo mpano yanjye nicyo kintu mba ndimo nkumva ko aricyo ari cyo kintu cyane nta kindi kintu nakora Gabriel nge ubu sinzi ukuntu mbyumva urabona hari abahanzi benshi bajya kuzamuka bakabazimya
ewana ari nabyo bintu muri showbiz tumazemo iminsi turi kubona ku kuntu abahanzi benshi batishimiye Yago ko ari umuhanzi biriya bintu wewe ubona atari ibintu biguca intege muri kariyeri yawe akavuga ati ubu nanjye ninzamuka bakanzimya kuri ya Juno yagiye akavuga ngo ewana ngo ibitaramo byo mu Rwanda bifite ba nyirabyo nk'abantu bari kuzamuka ntago bakenshi bagazamuka ngo bite tubabona ewana wowe urabibona gute biriya bintu ntago biguca intege ngo ubone wahita uye ku muziki ubundi muri iyi kariya y'ubuhanzi hari challenge nyinshi ziba zigomba zikuzitira zigatuma utagera ahantu wowe uri kugambirira kujya neza harimo n'ibyo ngibyo uri kuvuga abantu nyine baza bakabona ufite impano ewana bagakora igishoboka cyose kugira ngo bakuzimye ewana bakakugirayo bakakubanira ahantu hose ku bitaramo no kuri izo social platform kuri ayo ma station nyine ashobora kuba yakina imiziki bakagenda nyine ni nkuko nabikubwiraga nyine hari imitego myinshi bagenda batega abahanzi bakizamuka bakababanira kuri ayo ma station yakina imiziki ewana ibintu bikagenda bikanga nanone n'ubundi ukagenda ucibwa intege n'aba bantu muba mubana muri famille zawe bakakubwira ati imiziki uri gukora nyine kubera wenda n'urugero wenda iyo ubikoze ari weho wa mbere muri famille yawe abantu ntago baba babyumva neza babumva ko ibintu urimo gukora ari ibintu nyine bidafite umumaro babumva ko nyine kubera ko nta handi babizi babumva ko nyine nta hantu byapfa kukugera ariko gukora cyane niyo ntwaro ya mbere nimba sinzi navuga se ni ukwiga ahantu heza sinzi nyine ntabwo twavuga ngo sinzi nyine uko nabivuga ariko Gabriel nimba ubibona ushaka twarize mu kigo giturukamo Imana kuko turazamuka ntabwo ibintu ndi kuvuga ari black guys kuko nimba tubona umuhanzi Joe West yaturutse urabizi yigaga imbere yacu yanyigaga imbere h'umwaka umwe Rafe la musique banyigaga imbere h'umwaka umwe wo bita Faida Labe we yigaga Nyamata yewa kwaje tubona impano nyinshi mu kigo cyacu ntabwo twavuga twanyuze ahantu heza cyane sinzi nimba nawe ari kubibona twavuze se ni ikigo cy'umugisha nkawe tuziranye ku ishuri twikoranira ibintu nkawe wana tugishitingana nyine ukuntu tuvuga ati wana tutaramenya aho twerekeza ubuzima biriya bintu we urabona ni ukwiga ahantu heza ni iki bari abantu nk'abakuru bawe baguha ni kihe kintu ubona bagufashamo nihe wana ubona bakumotivamo muri kariyeri yawe utangiye ubundi hari ikintu gikunda kukumotiva cyane nkawe nyine uba wiyumvamo ikintu wiyumvamo impano nk'ubu iyo wumva ko uzi kuririmba ukaba hari umuntu wawe mwari muziranye wari inshuti yawe ukajya kubona ukabona arabikoze ukabona nyine arabustinze talaye irazamutse ukabona ageze kure iyo uwo muntu mwabanye ukabona nawe akoze ibintu kandi nawe ukabona ibyo bintu wabishobora kandi mu by'ukuri ubyiyumvamo nta mpamvu nyine nawe akubera nka inspiration bari abantu bambereye inspiration ya danje buriya Joe West ari mu bantu nanjye baranyinspiye mpita nyine mbasha kwibona neza ndavuga ati ibi bintu nyamaze nanjye nabishobora bitewe ko n'uburyo nanjye nari nsanzwe mbikora ndirimba kandi abantu bamblessing bambwira ngo ibi bintu wabishobora ndavuga ati nanjye come on kute ntabikora nanone ikigo twizeho cyaratumotivaga cyane ibintu byo kuririmba babitezaga imbere amakorari menshi show nyinshi urumva ko nyine tubadoherezaga uburyo bwo kugira ngo tugaragaze impano okay man Gabriel uranyibuka sinzi njyewe wenda mu kigo ntago narinzwi cyane urase narinzwi ndibuka wabaye n'umuyobozi wanjye icyo gihe njye n'umuyobozi njya mbamena muri dorotware ukuntu nabasohoraga ariko ngo urambwira ngo ndi mu bantu ngo barakuguye Gabi mani mani wajyaga wanga kuva muri dorota mani kuki utakundaga kwiga buriya nk'umuyobozi wanjye dore twageze hanze ibyo bintu byari byo biriya mani ikaba ari agasituwasiyo ko ku ishuri mani nyine urabona hari ukuntu nari ngiye kuzagushira mu gatebo buriya kamwe na Rubi uramwibuka Rubi niwe muntu usigaye witonda kuri Rubi mani twagiye twigana n'abajene benshi sibyo
tugenda tubabona ahantu hatandukanye, ariko buriya bwari ubuzima bw'ishuri kugorana kwanga gusohoka muri dorotwari, niko umunyeshuri wese aba ameze nyine buriya buzima, kuko nawe waba ugusubizamo izi saha ntabwo wamera nk'uko wari umeze cyane. Rero kandi hari nyine nka seje abantu bakunda gukoresha, ariko seje simpamya ko ariyo, kuba bavuga ngo amategeko ngaberaho kuyica, ngo se ngo utayishe ngo abatorewe kuyarinda cyangwa guhana ngo bakora iki. Nanone nyine ubundi ahantu hari itegeko nyine kuba hari iryo tegeko nyine bikobrije nyine, kubera ko iryo tegeko urumva riba hari uburenganzira bwawe, hari ibintu bumva ushaka gukora ugasanga nyine iryo tegeko ririmo rirakugonga. Ubwo rero nyine ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho, ahantu hari amategeko haboneka abayica, hakaboneka abayakurikiza, nyine ni ibyo ngibyo. Kandi iyo baguye mu ikosa bivuze ko utakikosora ibintu bigende neza cyane. Mani rero nka buriya njyewe buriya ntabwo bari babizi ko wenda na nibeyo life yari mu kigo nabaye dedoro football twisangagamo icyo gihe, numva baranangize su kapiteni dukinaga football. Buriya buzima ibusanisha gute n'ubuzima bwa hano hanze? Ubuzima ku ishuri sinzi, njyewe ndi ku ishuri nabonaga ubuzima bwose buryoshye, mani naburaga ibiceri inkweto mvuga ati mani, ariko hari umuniga wanjye uri hanze nca kumuhamagara nakora call akankubita icyo kibiri noneho nkavuga ati nina nagira ikibazo tukabesha ababyeyi ati nakubuza iki n'iki kugira ngo agukaraga ibiceri mani. Buriya buzima urumva urabukompeya gute n'ubuzima bwo hanze aho uri guhasoringa ushaka iterambere ryawe ry'ejo hazaza, ubuzima uri kububona gute wana bwa hano hanze? Ubundi mpamya yuko ubona neza ubuzima uvuye mu ishuri. Buriya ukiri ku ishuri hari ukuntu muri mind yawe utekereza ngo ishuri ngo nzagera ryari final ngo nsoze, udashaka gusoza. Buri wese afite imipango y'ikintu azakora, ageze hanze yumva ko nyine nagera hanze azahita agafata. Ariko iyo ugeze hanze mpamya ko rimwe na rimwe hari abantu bakumbura ishuri bitewe n'uko hari igihe bagera hanze bikanga, ugasanga nyine ibyo bari biteze ko bazasanga hanze ntabwo ari byo babonye. Ubwo rero uburyo nayikomparinga nyine nakomparinga life yo hanze na life yo ku ishuri. Nyine ku ishuri buriya umuntu aba abona buri kintu cyose ashaka yifuza, ariko aha hanze uretse ko iyo uri ku ishuri nyine uba ugihabwa n'ababyeyi, ariko hano hanze bro urihasoringira ukashaka kila kids cyose niwe byose biba bireba. Niyo defera irimo cyane hanini. Ubuzima bwa school mani, buriya buzima sinzi ngenge ukuntu nabubonaga, buriya buzima twagiye tunyuranamo abenshi mani. Njyewe ntago bya biboro mani bavugaga ati ngo umuntu yabereye undi dage ku ishuri mani, urumva njyewe mani njyewe sinzi ukuntu ntekereza, mba numva narabanye n'abantu neza, ariko mani ikintu cya mbere kiba kirenze muri ubuzima bw'ishuri. Rero mani babantu bari aba superstar ku ishuri aribo tuzi mani, tugeze mu buzima bwo hanze barazima mani, sinzi mani ubusanga utazi ahantu bagiye. Ariko mani sari ku bantu bose bahasoringa ku bw'iterambere ryabo ry'ejo hazaza kabisa. Kabisa mani. Gabi Gael mani turi kubona noneho mu muziki abantu nibwo bagiye kutubona. Ubu noneho mani umuntu aje mu buhanzi, ubu abakobwa ntabwo baratangira kugukunda se ko abona kenshi iyo umuntu atangiye kugira ibintu byisangamo, abakobwa ubu usanga batangiye kumwiyumvamo. wowe kubona ko turabona utazafungwa kuri iyi show bizi bitoroshye hano muri ubu buzima. Ahantu nyine iyo waje kuri social media watangiye kwiexpose ngo abantu bakubone, kandi nibyo kuko nawe ushaka ko bakubona. Rero ndabizi abakunzi ndabafite ni benshi, abakunzi bankunda ni benshi kubera ibintu nkora nanjye, kandi abankunda bose ndabakunda ntabwo abakobwa ndabizi bazankunda kuko n'undi bari basanzwe bankunda zarakora umuziki, ariko ubu ngubu nyine bankunde cyane kuko ngiye kubaha ibintu byiza byinshi. Nyuma y'uko indirimbo irangiye hari n'indi iri kubategurirwa imiziki yo bagiye kuyibona, ibintu byiza byinshi cyane kabisa mani. Indirimbo yawe turaza kuyivugaho, indirimbo tubahere ahantu bayisanga, tubahe izina rya, kuko ni indirimbo nziza mani. Nyine harimo akantu uraza no kuduha agapela, harimo utuntu twinshi twanchallenge inzu uraza kubimbwira. Njye nagize ngo hari umuntu uri kuyiririmbira, hari umukobwa wana gutwaye
muri kuririmba indirimbo ndavuga se bimeze bite ariko uraza kutubwiraho neza tubwire izina tuhe agapela kuri iyo ndirimbo ewan ku buryo ibintu byose bigenda neza tukamenya naho tuzajya tukubariza n'umuhanzi mushyashya uri kuzamuka muri showbiz nyarwanda ewan twagerageje gukora ku mitima y'abantu benshi aka karirimbo ubundi abantu bagakwiriye kuba bari kukinjoyinga cyane kuruta uko njye mbitekereza kuko iyo umuntu agiye kwandika indirimbo hari fact agenderaho tu wenda agendera ku bitekerezo bye ariko nanone areba ku bantu bazayumva akavuga ati se nabagereye aho bifuzaga icyo nicyo nkunda kugenderaho cyane iyo ndimo nandika muziki yanjye. Gabi tukwitegaho iki muri uyu muziki uri kuzamukamo nyine ewana ubu muri iyi saha ntabwo uragira ibihangano byinshi ariko wenda warabyanditse nuko bitaragirirwa amahirwe yo gusohoka bitewe n'ubushobozi Imana umuntu akizamuka ibintu bitaratangira kwinjiza amafaranga ubushobozi buba bukiri hasi tukwitegaho iki nk'umuhanzi mushyashya uri kuzamuka? ngira ngo ibikorwa bya mbere byo natangiye no kubibereka birahari ibikorwa byiza. Nyuma y'iyi projet hari indi project nayo ihari nayo yarasoje by the way yararangiye. Mwebwe mugenda murebe iyi projet nabashyiriyeho ubundi mu munani na comment nyine mumbwire ko ibintu nakoze ari fresh nyine biri kubanyura munyereke nyine emotions zanyu then nyuma nzabatamira indirimbo kaye nayo nkeka ko ariyo nziza kuruta iyabanje iyo ndirimbo yawe twahoze uri kuvuga kagapera twumve ko abakunzi bawe kuko bazishima bifite hari n'igihe abantu baba batarizera neza ko ari wowe bitewe n'uburyo bari bakuze nyine bazi ko ibyo bintu utabikora ariko ni njye by the way ni njyewe Gabi Gael urwo ngukunda rukora everyday nkumva naguhorana everyday ndakuririmbira akaririmbo kamwe ko ngukunda nka Adamu na Eva natashenze n'ujya ubibona ko nabaye jeya kubera kugukunda wangize ikindi mu bajama ni wowe unzamurira my energy kuko bura ni nko kubura ubuzima ni wowe byanjye byose mu buzima bwanjye ndagukunda ngukunda everyday ndagukunda ngukumbura everyday ndagukunda ngukunda everyday ndagukunda nkurota everyday everyday I will love you everyday everyday I will love you everyday musore kabisa ewana tumwitege ibintu byinshi turumva ewana afite amajwi ijwi rirahari hano kubwo turaje tube dusiba mu ntekerezo zacu bari abahanzi twumva asega binuhe muhanzi muri iyi showbiz nyarwanda tumenyereye ubyumva ibihangano ubyumva kumva nawe wagendera mu murongo we cyangwa akakumotiva mu bamaze gufata izina muri uru Rwanda? Ubundi urebye nyine bijyanye n'injyana ndirimbamo umuntu unyinspira cyane tu shout out kuri we nyine rest in peace kuri we yarigendeye Neva Bravan no bita King James nawe aranyinspira cyane tu baranyinspira kabisa ubundi iyo umuntu akwinspira hari ukuntu umuntu uvuga ati nihe ndirimbo ya Bravan kwinspira ukumvira gukurura nihe ndirimbo ya King James gukurura ewana ukumva nyine indirimbo n'umuntu wayimusangiza arakarimbo kajya kanyinspira ko umuntu bita Bravan karirimbye neza ariko nanjye nakaririmbaho nta kibazo avuga ngo simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi sangiza ku munwa ese ndite paradiso singitandukanye umunsi n'ijoro kuko nibanira n'akazuba iminsi yanjye ihora ari Sunday twagiye kwa King James
James afite uturirimbo twinshi ariko reka mbakubitire kamwe ka kera nako ebana twavuze twumva ariko kari nta kibazo we dukubitire kabisa. Ungi mu maso yanjye nawe uzigera kuruta mu nyanja y'urukundo ngukunda umaze kuba gatonya gakanye imvura ikunyagira bituma njyewe nuha kuko mbayeho nk'igicucu cyawe nditugera ahatevye nza kubera iteme kugira ngo utarira amarira agashoka ku matama yanjye kuko turi babiri ntituzigera tuba habiri kabisa. Ndumva ni ibintu birimo neza. Nose Gaby, turi kuvuga no ku ndirimbo zawe, indirimbo uri guteganyiriza abakunzi bawe tuyivugaho kugira ngo bazaze bayikunze bumva n'indirimbo imeze ute, n'indirimbo igenda mu bihe mu buhe buryo kugira abakunzi bawe, abantu biteze ibihangano byawe bazaze bakurikiye icyo gihangano cyawe bishobotse. Sinzi indirimbo ntabwo turubuze kuyivugaho byinshi cyane kuko ntabwo buriya ntabwo ari byiza kuba washyira hanze ikintu utarakora. Ubundi baravuga ngo niba uri umunyabwenge jya ubanza ushyire hanze ibintu byasojwe kuko n'ubundi ababyumva nta kintu baba bari bubihindure cyane. Wenda nakubwira uko yitwa ariko ntabwo naza kugukubitiraho akapera gusa n'indirimbo nziza n'indirimbo y'urukundo. Abantu bari mu rukundo nabazi wenda nubwo wenda nshobora kuba wenda ngewe ntari mu rukundo cyane, wenda nta muntu mfite turi mu rukundo, ariko mbasha kugererayo abantu bariyo, mbasha gukora ku marangamutima yabo. Bayita gute indirimbo? Indirimbo bayita ndakwikundira. Ndakwikundira. Ukomeje kudukaragamo ibintu by'inkundo. Iya mbere yo nk'abantu batabashije kumva uko bavuga yitwa gute? Turi hafi ku musozo. Indirimbo ya mbere yitwaga Everyday. Abantu bakurikiraga Bigayel n'abataratangira kumukurikira kuri YouTube channel yitwaga Bigayel. Iyo ndirimbo Everyday wayisangaho. Ni umuhanzi mwiza, mumukurikire kuko ni umuhanzi. Tugana ku musozo, n'icyo wabwira abafana bawe kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro cyacu? Kimwe cyo nabwira abafana banjye nuko banyitegaho ibintu byiza byinshi. Nzakora uko nshoboye kose kugira ngo mbahe ibintu byiza pe, kuko ngira ngo mwarabibonye n'ibyo nabahaye bwa mbere, bamwe mwarabikunze, abenshi nakoto ko mpamya yuko umuntu wese wumvishije indirimbo ntabwo yazana comment iri negativity. Ubwo rero kubera ko nabonye nyine ibintu nakoze mwabikunze, iyo mbona mutarabikunze ntabwo nari gutekereza kuri zindi project kuko nabonaga nari kuba mbona yuko abantu ndimo ndabiha wenda nyine nshobora kuba ndi kubasondeka, ariko nabahaye indirimbo nziza, n'indi nayo ni nziza cyane. Ngiye mbonyitegaho ibintu byiza kuko nimwe dukorera abafana, abakunzi bacu. Ubwo rero munyitegaho ibintu byiza byinshi kandi it's a promise. Kabisa. It's my brother Gaby. Twishimiye kubana namwe kabisa. Tuzahora tuvuga ku bihangano byanyu, tuzahorana n'umuntu twakoreye mu buzima bumwe, buriya buzima tuba twaraciyemo ni nk'igihango tuba twaragiranye. Noneho utubwira uhita unasoza. Tanga nk'abantu uvuga ati muri bazima twabaye, abantu uvuga ati ngiye muri kiriya kigo twizemo, kuko ntabwo twakivuga, ntabwo baratwishyura. Babanze batwishyure kugira tubavuge. None tubwira nk'abantu utakibagirwa muri kiriya kigo, muri buriya buzima mwabanye, abantu nka batanu utakibagirwa. Ubundi ubwo nyine umuntu agiye kuvuga abantu nyine avuga abantu bari close kuri we nyine, n'ibyo bagiye bamufasha wenda n'ubushuti bagiranye. Mpamya ko you are the one mu bantu twabaye inshuti, kandi n'aha hanze buriya umuntu mwabaye inshuti ku ishuri mukanahuza no hanze
muba muri kugenda muba close cyane no mu buzima bundi busanzwe nubwo twagoranye ariko nta kibazo mpamya ko nawe nta n'umwe wabirenganyiriza undi wowe uri uwa mbere. Hari undi mushuti wanjye bitaga Okay Boy muhanzi Monica shout yari umuntu nkunda nyine niyumvamo nyine bambwira ibintu byanjye byose akanyumva maximum respect kuri we kabisa. Abo utubwiye nk'umukozi wa fund wawe tubwire nyine utubwire hari no kuntu umuntu wamutaraganiriye ariko uriya muntu ukavuga ati ngiye mu kigo sinzamwibagirwa. Umuntu nazibagirwa nyine ariko nawe yari inshuti yanjye bamwitaga Musore Kagera Innocent. Musore ndamuzi respect nawe kuri we ni umuntu nawe wa hafi yanjye kandi mpamya yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyadutandukanya cyane tu kabisa. Nawe yari inshuti yanjye ubita Josue Josh kabisa dance nawe yari umuntu waye urumva nagiye nkunda kuba inshuti n'abajama cyane abakobwa ubundi bo ntago nari ntaramenyana nabo cyane ariko umukobwa wari inshuti yanjye umukobwa wabaye inshuti yanjye cyane mpamya yuko ari umukobwa bita Alliance sinzi nimba wabumuzi ariko ni close kuri njyewe avuze byinshi kuri njye. Alliance avuze byinshi ku buzima bwawe kuri njye yarapfushije cyane yambaye hafi cyane. Ubwo ngiye ikintu mvuze abantu baza Alliance genda muzi ubwo Alliance wumve ko Gabriel akikuzirikana kuri kabisa ndakuzirikana. Abantu muze gukurikira DTL TV Rwanda turaza gupinginga indirimbo yawe kugira bayikurikirane ewana muze kuba muri tayari kuri DTL TV Rwanda. Nanjye nsoza wakoze kubana natwe Gabriel Gabi. Namwe mwakoze cyane kabisa ndashimiye. Dusoza rero abakurikira DTL TV Rwanda ewana mugumye mudukurikire abatarakora subscribe mukore subscribe mukore ko kazogera like share na comment rega tumenye ko ibintu dukora mu byishimiye. Mugende no kuri social platform zanjye ndahari YouTube ni Gabi Gayer, Instagram ni Gabi Gayer, hose ni Gabi Gayer na TikTok ndayikoresha mugende mukore follow ubundi ibintu byiza byo birahari ndabibaha bagukurikirana. Abandi bantu twabwira dushiramo abantu bakora ibintu bya tekinike dukora ibintu bya tekinike bitandukanye kuri company bita DTL Solution. Nabonye muri neza kabisa ku kintu bita makamera gucunga umutekano w'ibyawe nicyo kintu cya mbere twebwe dukora. Ibintu by'amashanyarazi abakeneye ama network turahari nka DTL Solution team nini cyane mu minota 30 tuba ducunze umutekano w'ibyawe tugwa internet ibintu byiza cyane turabikora. N'abandi bantu bakeneye ibintu byo kwiga multimedia abantu bakeneye ama short course turayatanga. Twebwe twishimira yuko urubyiruko rwagira iterambere. Undi muntu waba ukeneye ufite ibintu akora nawe yatugana. Televiziyo yacu DTL TV Rwanda ni televiziyo y'urubyiruko kabisa. Ndabona ari brand nini cyane kabisa. Brand nini isobanuye ibintu byinshi buri abantu badushaka baze badukurikirane kabisa kandi tuzahora tubana nawe. Wakoze kubana nawe namwe mwakoze cyane ndashimiye kabisa.